Reka mbase buri muntu wese ahobera umuntu muri ruhande amubwire ngo kwizera koko n'abana bose barabasuhuje. Tell them KWIZERA and his family are greeting you. Ndabasuje mu izina rya Yesu. I greet you all in the name of Jesus. Ndabakunda cyane. I love you. Kandi nimbakumbuye bidasanzwe. And I have missed you a lot. So, ndashimira Imana ku ijambo tugiye kuganira. I thank God for the word we're about to share. Ikintu ushaka kubasaba mbere ko tuganira ijambo. First of all, ndashaka kubasaba kugira ngo buri muntu wese ashake ahantu yandika. I want everybody to find where to write. Ntaza kujya kurangizwa avuga iyo mbimenya mbana byanditse kare. So that you don't wish to have taken notes before. Ndashimira Imana kuri teme ya runo rusengero Restoration Church muri uyu mwaka. I thank God for the theme for the theme of this church. Niba hari teme yanejeje umutima wanjye. If there's a theme that has pleased my heart, ni iyi ngiyi dufite mu rusengero. This one we have in this church. Yaba ari mwebwe mukurikiye ahangaha cyangwa nabicaye hano mu rusengero. For those who are following or those here in church, ni byiza cyane ko tuvuga ku kintu bita mission cyangwa kujyana ubutumwa bwiza. It is very important for us to talk about the mission or taking the gospel. Ndaza kuvuga ibintu bibiri bikomeye mu bintu bita kujyana ubutumwa bwiza. I'm going to talk about two important things about taking the gospel. Ibyo ni ibintu bibiri abantu benshi bibagirwa. These are things that people often forget. Ni ibintu abantu bitiranya. They often confuse them. Ni ibintu bitugiraho ingaruka. The things that have consequences upon us. Kandi ni ibintu byagize n'ingaruka kuri Afrika. And the things that have had consequences upon Africa. Uyu munsi today ndavuga ku kintu bita ubutumwa. I'm going to talk about the gospel, the message. Ku cyumweru gitaha, and next week nzavuga ko ujyana ubutumwa. I'm going to talk about the one who carries the message. Nibutse inkuru uyu munsi. And I remember a story today. Kera nyiri umwana, when I was younger, ikintu gikomeye cyajyaga kimbaho. Something unusual used to happen to me. Mama wanjye yo yanumaga cyangwa abantu biwacu ngo wenda genda utuzanira isukari. When my mom or somebody used to send me for sugar, for instance, bakamana amafaranga ngo uzane kuri boutique isukari. They would send me to the supermarket to buy something. Kenshi cyane nageraga mu iduka. Often I would get to the shop. Nkibagirwa icyo bantumye. And I would forget what they sent me for. Ni bande baraha bafite abana? How many among us have children? Utuma mu cyumba kuzana inkweto zawe. You send them to your room to find shoes. Yagera mu cyumba. And when they get to your room, akamara iminota. They spend minutes. Yibaza mama yarantumye iki? What have I been sent for? Ikintu cyanangaje rero. So something surprised me. Nuko n'umukobwa wanjye mutoya. My youngest daughter. Kenshi ariye tumutuma. Sometimes we send her for something. Yaje kuzana ikintu yagera akakibagirwa. When she gets to destination, she forgets what we sent her for. Akagaruka bati ariko mama waruvuze ngo nzane inkweto cyangwa waruvuze ngo nzane igisokozo cyo mu mutwe. She will come and ask, did you send me for shoes or for the comb? Nabonye abantu utuma umwana ngo ajye kuzana isukari akazana umugati. And there are people who send for sugar and the child brings bread. Ibi rero niko bimera no mu kujyana ubutumwa bwiza. It is the same when it comes to taking the gospel. Kudasobanukirwa the message ubutumwa. Not understanding the message. Bigira ingaruka ku mbaraga z'itorero. Has consequences upon the power of the church. Gusobanukirwa ubutumwa twamamaza. Understanding the gospel that we preach. Bizatuma ibihugu byacu bigira ububyutse mu izina rya Yesu. Will enable our church to find revival. Uyu munsi rero kuri kino cyumweru. Today, on this day, turiga ubuhanuzi bwa Yesaya ice cya 40 kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 11. We're going to talk about the prophecy of Isaiah from chapter 41 through 11. Ndabasaba rero kugira ngo muhaguruke dusome Yesaya ice cya 40 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Please stand as we read the word of God in Isaiah 41 through 11. Uhaguruke mu mwanya wawe dusome Yesaya ice cya 40. Let's read the book of Isaiah 40. Umurongo wa mbere verse 1 kugeza ku murongo wa 11 through 11. Reka tuwasome mu izina rya Yesu. Let's read in the name of Jesus. Haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'Abisirayeli. Mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi n'agasozi bizaringanizwa, nahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuye zizaharurwa.
maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho ubaza ati ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo mu gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubahushye. Ni ukuri aba ni nk'ubwatsi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana ryacu rizahoraho iteka ryose. Amen. Yes, yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangura ijwi ryawe cyane. Rirangurura witinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yanyu. Dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi zonsa izazigenza neza. Imana yacu ishimwe. Mana, turagushime ku ijambo ryawe, tugushime kuri Imana idahinduka. Reka muri uyu mwanya w'iminota 45 mwami uvugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Buriya imibanire myiza y'abantu yose, You know, every good relationship yubakira mu kwiringirana. is built on trust. Impamvu dukunda Imana, The reason we love God, nuko Imana tuyiringira ko ari Imana itabeshya. it is because we trust God, for He does not lie. Igituma hagati y'abantu n'Imana haba mu busabane, The reason there's a relationship between God and people, nuko tuzi ko Imana itabeshya. it is because we know that God does not lie. Hagati y'umugabo n'umugore, Between husband and wife, ikibubakira what builds that nuko bizerana. is there's trust among them. Umugabo ubeshya, A man who lies, umugabo uvuga ntasoza ibyo a yavuze, man who makes vain promises, umugore we ntabwo amwizera. the wife cannot trust him. Abana babeshya, And children who lie, ababyeyi ntibabizera. their parents cannot trust them. Ababyeyi babeshya, And parents who lie, abana ntibabizera. children cannot trust them. Impamvu business zidatera imbere, And the reason why businesses do not prosper nuko abantu babeshyana muri is business. because people lie. Hari abantu batakuguriza There are people who can't let you borrow, atari uko batazi ko udafite ikibazo, not because they're not aware you have an issue, a problem, ahubwo uko bazi ko babeshya utazabishyura. but because they know you're not paid back. Ikintu bita kwiringirana So trust nicyo kintu cyubaka ubushuti bwacu n'Imana. is something that builds our relationship with God. Ubukristo rero, So Christianity Ubukristo bwubakiye ku kwiringira kw'iby'Imana ivuga bitazabura is kubaho. building on the trust that whatever God promises will come to pass. Naje gusobanukirwa ko So I've understood Ubukristo ntabwo ari certainty. Christianity is not Ntabwo ari ukuvuga ibintu uko bizagenda muri detail ngo wizeze umuntu ko ari uko bizamera. It's not certainty to have details. Iyo Imana ivuze, When God speaks, ntabwo iguha detail z'ukuntu He bizagenda. does not give you details of what will happen. Iyo Imana ivuze, When God speaks, twizera ko ibyo ivuze ari we ukuri, trust that whatever He says is kandi true. koko biraba. And indeed, it comes to pass. Imana ishobora kutakubwira igihe bizamara, God may not tell you how long. Imana ishobora kutaguha He detail. may not give you details. Icyo Imana ibishaka nuko tuyiringira. What God wants is your trust. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere, That is why in the book of Hebrews chapter 11 verse 1, Bibiri ivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyiringirwa bitazabura kubaho. it is that faith Ni ukumenya rwose udashidikanya is to know for sure yuko ibyo wizera bitazabura kubaho. that whatever you believe will come to pass. Niyo mpamvu muri kino cyumweru That is why this week ngira ngo twige ubuhanuzi bwanditse muri I Yesaya want igice us cya 40. to learn about the prophecy of Isaiah in book chapter 40. Abantu benshi basoma Bibiliya A lot of people who read the Bible, bemeza ko ubuhanuzi bwa Yesaya they believe that the book of Isaiah, the prophecy of Isaiah, ari igitabo cya gatanu cy'ubutumwa is bwiza. the fifth book of the gospel. Dufite ubutumwa bwiza bwa Matayo, We have in the book of Matthew, dufite ubutumwa bwiza bwa Mariko, the book of Mark, dufite ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, they have the book of John, dufite ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka,
We have the book of Luke. ariko mu minota 35 n'Imana nicoboza tugiye kuganira. But the few minutes we have left, uraza kuza kubona uburyo ki Yesaya dushobora kumwongera kuri Matayo, Mariko, Luka na Yohana. we're going to see how we're going to add the book of Isaiah into the full gospel, the book of the gospel. Ndabinginze mu izina rya Yesu. I implore you in the name of Jesus. Ntusinzire nturangara. Don't sleep, don't be distracted. Ubuhanuzi bwa Yesaya The prophecy of Isaiah, ni igitabo gifite ibice 66. it has 66 chapters. ariko muri ibyo bitabo 66 But among these books, byabaye mu gihe cy'abami bane ba Isirayeli na happened Yuda. with the 4 kings of Israel. Umwami wa mbere ni Uziya, There's King Uzziah, Yotamu, Jotham, Ahazi Ahaz, na Hezekiya. and Hezekiah. Byabaye muri iyo myaka, ndaza kubasobanurira inkuru muri detail. I'm going to break it down for you. Muri abo bami bane, Among these 4 kings, iyo usomye abami ba kabiri cya 18 umurongo wa 5, when you read in the book of the second book of Kings, chapter 18, verse 5, Hezekiya niwe wenyine wakoze ibishimwa mu maso y'Imana. Hezekiah was the only just king before the Lord. Uziya, Uzziah, Yotamu Jotham, na Ahazi and Ahaz, bakoze ibizira mu maso y'Imana. they sinned against God. Hezekiya Hezekiah, akora ibyo gukiranuka. he was a righteous man. Iyo usomye Yesaya, And when we read the book of zivuga Isaiah, inkuru zabayeho mu gihe cy'abo bami bane, it talks about the story of these 4 kings. kugira ngo tubashe gusobanukirwa For neza. you to understand this very well, Nabashyiriyeho kariya gashushanyo kugira ngo abari kukareba mu karebe. I've put a map for you on the screen. Ubuhanuzi bwa Yesaya The prophecy of Isaiah, bwabayeho Isirayeli igabanijemo ibice bibiri. Israel, what happened when Israel was Hari split in two. igice There cy'amajyaruguru was a northern part, aricyo bita Isirayeli, which was Israel, cyari gifite umurwa mukuru witwa Samariya. with Samaria as the city. Hakaba n'igice cy'amajyepfo And the southern part, cyitwa ubwami bw'Ubuyuda, the kingdom of Judah, bari bafite umurwa mukuru witwa Yerusalemu. and the city was Jerusalem. Iyo usomye ubuhanuzi bwa Yesaya, When you read the prophecy of Isaiah, uzasoma inkuru zanditsemo you read the stories zivuga ku bwami bw'amajyaruguru cyangwa ubwami bw'amajyepfo. talking about the northern and the southern kingdom. Na ikindi mu butumwa bw'ubuhanuzi bwa Yesaya, Another thing about the prophecy of Isaiah, Yesaya hanuye imyaka 700 mbere y'uko Yesu he azaza. prophesied 700 years before Jesus. Niba ufite imyaka 85, So if you are 85 years old, wenda kuba n'inshuro 8 cyangwa 9 imyaka yawe, whichever your age is, na mu bwo buhanuzi bwawe imyaka 700 imbere. so this prophecy came out 700 years before Christ. Igitabo cya Yesaya rero, So the book of Isaiah, ubundi wakigabanyamo ibice bitatu. you may be split it in 3 parts. Igice cya mbere And the first gitangira ku gice cya mbere cya Yesaya kugeza ku gice cya 39. is from chapter 1 through 39. Abahanga mu gusobanura bavuga ko aya magambo Yesaya ubwe yivugiye. And knowledgeable say that researchers said these are the words of Isaiah himself. Noneho kuva ku gice cya 40 kugeza kuri 54 And from 40 to 54, ni ikindi gice cya kabiri kiri muri icyo gitabo. it's another chapter within that book. Noneho hakaba igice cya nyuma kiva ku 55 kugeza ku 66. And the last part from 55 to 66, Na igice cya mbere kugeza ku gice cya 39, so from 1 to 39, Yesaya yahanuye mu gihe havugwaga inkuru z'abami ba Ashuri bari kuzatera Isirayeli cyangwa bari barateye it Isirayeli. talks about how the kingdom of Assyrians was going to attack Israel. Ibintu dusoma muri ubuhanuzi bwa Yesaya, So the things we read in this book of Isaiah, Yesaya yabwiraga ubwoko bw'Imana bw'icyo gihe ibijyanye n'icyo Imana itekereza mu gihe bwagomba gutwerwa na empire y'Abashuri cyangwa ubwami bw'Abashuri. so Isaiah was talking about how the kingdom of Assyrians was going to attack them. Noneho ku gice cya 40 And on chapter 40, bakavuga igihe Abisirayeli bari baragiye i Babuloni, they talk about how the children of Israel had gone to Babylon. ibintu byose biri mu kuva ku gice cya 40 kugeza kuri 54 And from 40 to 54, ni ubuhanuzi bw'ibyiringiro Imana yabwiraga Abayisirayeli bari i Babuloni ko Imana izabagarura. it's the prophecy of hope when he was speaking to his people when they were in Babylon, how God will return them back home. Noneho kuva ku gice cya 55 And from 55, bari baragarutse bari i Yerusalemu. they had come back and now they were in Jerusalem. Noneho hakaba ubuhanuzi bubareba.
And there was a prophecy concerning them. ibi ko mubireba byatwaye imyaka myinshi cyane. So these things have been written long ago. Bamwe bavuga ko kuva ku gice cya 40 hari abandi bahanuza ariko bahanuriye mu mwuka wa Yesaya wari warahanuye mu gice cya mbere. And there are those who believe that there were other prophets other than the Isaiah who prophesied within the same spirit as Isaiah. Nabashyireho igishushanyo kugira ngo mugire ishusho murebe ubuhanga bw'igitabo cya Yesaya noronze kugira buryo cy'Imana ari Imana yo kwizerwa. I put something for you on the map for you to have a picture, an image of what that would look like. Reka rero noneho twinjire mu butumwa bw'uno munsi. So let's go into the message for today. Hari ibintu Yesaya agarukaho mu gitabo cye. There are things that are repeated in the prophecy of Isaiah. Hari ibintu bidasanzwe iyo usoma ubuhanuzi bwa Yesaya Imana yabwiye Yesaya. There are things that are unusual that God spoke to Isaiah about. Hari ibintu Yesaya Imana yamubwiraga kandi Yesaya yabonaga. There are things that God showed Isaiah and the things that Isaiah saw himself. Mwibuke ko igitabo cyose cya Yesaya ni inkuru y'Abisirayeli cyangwa Abayuda baterwa n'ubwami bwa Ashuri n'ubwami bwa Babuloni. And remember the stories about the kingdom of Assyrians and attacking the people of Israel. Muri izo ntambara zose, Among those wars muri uko guhangayika, and all that suffering, muri ibyo bibazo, in those troubles, icyambere Imana yabwiraga the Yesaya first thing that God spoke to Isaiah about yamubwiraga ko Imana iri hagati y'abantu bayo. said God is in the midst of his people. Niyo mpamvu musoma muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14. And that is why you read in the book of Isaiah chapter 7 verse 14. Yesaya hano aravuga ngo Isaiah prophesied and said nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. that the Lord himself will give you a sign. Dore umwana azasama inda, Behold, the virgin shall conceive azabyara umwana w'umuhungu, and bear a son, azitwa Emmanuel. and shall call his name Emmanuel. Follow. Icyo gihe Yesaya bivuga When Isaiah prophesied this, Abisirayeli bari bariho muri icyo gihe, the Israelites of the time, bari bategereje Emmanuel uzavuka they were waiting for Emmanuel to be born akabasha kubakura munsi y'ubutware bw'ubwami bw'Abashuri. to take them from captivity. N'abari bari i Babuloni baragiye nyuma, And those who went to Babylon after, bahoraga bavuga bati Imana umwana azasama inda they say a virgin shall conceive kandi azavuka umwana yitwa Emmanuel. and bear a son called Emmanuel. Rero mu bwenge bw'Imana So in the wisdom of God, izina ntabwo ari cyo kibazo, the issue was not about the name, ahubwo ubutumwa Imana yavugaga but the message God was saying yaravugaga ngo muri ibi bibazo murimo, amongst this trouble, muri izi ntambara z'ubwami bw'Abashuri, in the midst of wars against the yewe Assyrians, Imana me, the Lord, ndi hagati y'abantu I'm in banjye. the midst of my people. Yewe Imana Me, the Lord, ndi hagati y'abantu banjye. I, the Lord, am among the Ariko people. mu buryo bw'ubuhanuzi But in terms of prophecy, Yesaya aravuga ngo umwana azasama inda, Isaiah said a virgin shall conceive, azabyara umuhungu shall give birth to a son, kandi azitwa Emmanuel. and he will be called Emmanuel. Muzi ikintu gitangaje, Do you know what's surprising? abantu bariho muri kiriya gihe, The people of the time, igihe Hezekiya yatangiye kugarura icyubahiro cy'Imana muri Isirayeli, when Hezekiah restored the glory of God Bam- in Israel, bamwe baketse ko Emmanuel ari Hezekiya some thought that Emmanuel was Hezekiah kuko ntabwo babonaga Yesu waje kuvuka nyuma mu gihe cy'isezerano rishya. because they could not see Jesus who came to be born after in the New Testament. Ariko mwumva uburyo ki Imana yacu ari Imana yo kwiringirwa. But see how our God is faithful. Ubuhanuzi bw'Imana The prophecy of God buri timeless. is timeless. Ntabwo Imana ivuze ibintu When God says something, wabishyira mu gihe. you cannot contain it or limit it with time. Imana ishobora kuvuga, Imana ivuga ibintu God says something ikabibwira b'icyo gihe, and speak to the people of that ariko time, ibwira nabi igihe kizaza. yet to be speaking to the people who are yet to be born. Muri icyo gihe At that time, Yesaya hanura when Isaiah bari prophesied, bategereje Emmanuel. they were waiting for Emmanuel. Mwumva icya kabiri kiri mu butumwa mu buhanuzi bwa Yesaya. Here's the second thing about the prophecy of Isaiah. Yesaya igice cya 42 umurongo wa mbere, Isaiah 42 verse 1, icyo gihe noneho Abisirayeli bari baragiye i Babuloni. the Israelites were in Babylon. Yesaya arongera hanura ikindi kintu kidasanzwe, And Isaiah prophesied something particular. aravuga ngo nimwumve ukuntu Uwiteka avuga He says, hear what the Lord says. ngo dore umugaragu wanjye ndamiye,
my servant whom I uphold, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, my elect one in whom my soul delights. mushyizeho umwuka wanjye, I have put my spirit upon him. azazanira abanyamahanga gukiranuka. He will bring forth justice to the Gentiles. gerageza gushyira mu bitekerezo byawe, Try to understand this. abisirayeli bari bari i babuloni, The Israelites were in ubwa Babylon. mbere bari bazi Emmanuel uzavuka. They knew about the Emmanuel to be born. Yesaya aravuga ngo aravuga ngo Imana aravuga ngo dore umugaragu wanjye natoranije. And Isaiah prophesied that, behold my servant whom I uphold. iyo ukomye gusoma, When you continue reading, abisirayeli bari bategereje uyu mugaragu w'Uwiteka. the Israelites were waiting for this servant of God. abari bari mu gitondo, For those who were here in the first service, nababwiye yuko abisirayeli I talked about the Israelites. bakekaga ko uwo ngo Yesaya yavugaga They thought that the one that Isaiah was referring to ashobora kuba ari Hezekiya could have been Hezekiah cyangwa umwami Kuro, or the king Kor, kuko bari bategereje uwo mugaragu because they w'Uwiteka, were waiting for this servant of God, kuko Imana yavuze ngo bazamara imyaka 70 i Babuloni. because they had said they would be in Babylon for 70 years. ikintu cya gatatu Yesaya avuga mu buhanuzi bwe muri The rusange, third thing that he mentioned in his prophecy, ku gice cya 9 umurongo wa 6, in verse 9, chapter 9, verse 6, ni uko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, unto us a son is given, ubutware buzaba ku bitugu bye, the government shall be upon his azitwa shoulders, igitangaza, his name will be called Wonderful, umujyana, Counselor, Imana ikomeye, Mighty God, data wa twese uhoraho, Everlasting Father, umwami w'amahoro. the Prince of Peace. gerageza wishyire mu mwanya w'abayisirayeli bumvaga ibyo bintu icyo gihe. Try to think on behalf of the Israelites of that time. baravuga bati Imana ya Isirayeli They thought of the God of Israel. iracyari kumwe natwe, He's still with us. izaturwanirira umwami w'abashuri, He'll fight the Assyrians for us. izadukura i Babuloni, He will take us from Babylon, kuko uwo mwana uzavuka, uwo mwami uzavuka because the king to be born, azitwa igitangaza, he'll be wonderful, umujyana, a counselor, Imana ikomeye. a mighty God. ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe. Because his justice shall reign. mwumve rero ukuntu nkunda Bibiliya. Now listen why I love the Bible. cya gice nabasomeye The verse I read for you, cyo ku gice cya 40 n'umurongo wa mbere, the book of Isaiah chapter 40. noneho nimureke tukige umurongo ku murongo. Let's study it verse by verse. mwumve ukuntu umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri Imana ivuga. Listen to what God says in verse 1 and 2. Yesaya igice cya 40 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Isaiah 41 and 2. Imana iravuga ngo God says, nimuhumurize abantu banjye, comfort my people. mubahumurize, Comfort my people. mubabwire ko intambara zaho zirangiye. And speak comfort to them. nuko Imana yanyivuga muvuge ibyurutse imitima y'Abisirayeli, muvuge ibyururutsa And imitima y'Abisirayeli. speak the things that comfort them. abangaba n'Abisirayeli bari bari i Babuloni bategereje igihe Imana They were izabatabarira. in Babylon waiting for God's rescue. mubabwire ko intambara zaho zishize, Tell them that the warrior phase ended. kandi yuko gukiranirwa kwabo And their bakubabariwe, iniquity is pardoned. n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. And their iniquity is pardoned by the Lord. mwumve neza, Listen. mwibuke ko icyari cyaratumye bajya i Babuloni Remember that when they were in Babylon, ni ukubera ibyaha byabo. it's because they had sinned against God. Imana izana ubuhanuzi, And God brought a prophet irababwira ngo nubwo mubabaye, and speaks to them, and though you are, nubwo muri i Babuloni kubera ibyaha byayo, although you are saddened because you're in Babylon due to your sin, ubutumwa bwiza the good news, ni inkuru ihumuriza. be comforted. nimuhumurize abantu banjye imitima yabo, Comfort my people. mubabwire ko intambara zabo Tell zirangiye. them the warfare is ended. nkunda Yesu. I love Jesus. abari w'icyo gihe Those of that time, bumvaga intambara z'umwami w'i Babuloni ko zirangiye, they thought that the wars of Babylon have gone. ariko kuko ubuhanuzi bw'Imana buri timeless, But because the prophecy of God is Imana timeless, yarebaga kure God so far, ikabona umukiza Kristo and uzavuka. He saw the Savior, Lord Jesus, will be born. niyo mpamvu tugomba kwizera Imana ko ibyo ivuze Imana irabikora. That is why we need to trust God that whatever He says comes to pass. tugeze ku murongo wa gatatu, Verse 3, noneho muri igice cya 40 n'umurongo wa gatatu, chapter 40, verse 3, Yesaya aravuga ngo Isaiah says, nimwumve ijwi ry'urangurura, the voice of the one crying, nimutunganye inzira z'Uwiteka, prepare the way of the Lord, nimutunganye Uwiteka inzira mu butayu, make straight in the desert mugororere Imana yacu nyabagendwa mu kidaturwa. a highway for our God. mwumve neza,
Listen. abantu basobanura nabi kino gice People who explain this verse, bavuga ko icyo gihe abisirayeli babyumvaga bari i Babuloni the Israelites heard this while they were in Babylon. kubera ko nyine ari ahantu h'ubutayu Because it's a valley, it's a plain, bari bazi ko it's a Imana wilderness. bari bazi ko Imana iri kuvuga inzira nyanzira nyine z'ubutayu ziva i Babuloni bakazasubira i Yerusalemu. They thought that God would make a way in the desert, in the wilderness. ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Hear the Uwiteka inzira mu voice of the butayu. one who crying in the wilderness, prepare a way for the Lord. Torero ry'Imana, Church of God. ntabwo wajya muri mission utazi ubutumwa tubwiriza ubwo ari bwo. You cannot go on a mission not knowing what gospel to take. wamera nka wa mwana batuma isukari akagera ku ibutike akibagirwa icyo bari bamutumye. You'll be like that young child we send to the shop for sugar and forgets what they've been sent for. bigeze kuri Yesaya igice cya 40:5 When we get to verse 5, iravuga ngo maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurirwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe. the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see together. uyu murongo wa 5 Verse 5 werekana ko Yesaya abwira abayisirayeli bari i Babuloni shows that when Isaiah was speaking to the Israelites in Babylon, yatangiye kubabwira ko Emmanuel, he started mentioning that Emmanuel, Imana hagati mu bantu, God among people, umugaragu w'Uwiteka, the servant of God, actually arenze bo. is beyond them. yarabwiye ngo icyubahiro cy'Uwiteka The glory of the Lord kizahishurirwa shall be revealed, kandi abantu bose. and all flesh. niba ufite Bibiliya ifite verisiyo zitandukanye If you musome have a ukuntu zivuga. Bible, look at the different versions. zivuga ngo isi yose, The world. ni ukuvuga ubuhanuzi icyo Imana yavugaga So what God was saying cyari kirenze imyaka 70 Yeremiya yari yaravuze. was beyond 70 years that Isaiah had uwo talked about. mwana Yesu, uwo mwana Emmanuel agomba kuzavuka, The son to be born, Emmanuel, umugaragu w'Uwiteka agomba kuzazana agakiza. the servant of God to bring salvation. umurongo wa 5 haravuga ngo Verse 5 says, icyubahiro cye kizagaragara kandi abantu bose bazakibona. the glory of the Lord shall be revealed to all flesh. bigeze ku murongo wa 9, And when we get to verse 9, Yesaya igice cya 49, chapter 40, verse 9, ubuhanuzi buravuga ngo yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, O Zion, you who bring good tidings, zamuka umusozi muremure, get up to the high mountain, rangura ijwi ryawe cyane, O Jerusalem, ubabwire ngo dore Imana yanyu. you bring good tidings, lift up your voice with strength. hari abantu mufite verisiyo ivuga ngo your God, your king is coming. There are different versions. ni ukuvuga bari okay, sorry kugutwara itanga. So ni ukuvuga ngo hari verisiyo zivuga ngo your king is coming cyangwa umwami wawe araje. kuri igice cya 40 umurongo wa 9. Chapter 40, verse 9. haba ngo dore umwami wawe araje. Look, the king is coming. mu yandi magambo, In other words, abo Bisirayeli the Israelites bari i Babuloni, in Babylon, Imana yagiye kubahumuriza, God comforted them again iraba ngo dore umwami wawe and araje. spoke to them, behold, your king is coming. aje gusoza ibyo Yeremiya yavuze ko muzamara imyaka 70 i He Babuloni. comes to fulfill what God has said that you spend 70 years dore in umwami Babylon. wawe araje. Behold, your king is coming. mwumve noneho ku murongo igice cya 40 umurongo wa 10 11. See chapter 40, verse 11 and 12. ngo uwo mwami wawe uzaza The king to come, ngo azaba ari intwari, he will be mighty. ngo azaba ari intwari, He will be mighty. ariko ubwami bwe And himself, azaba ari n'umushumba he will be a shepherd uragira intama ze. who shepherd his flock. ibi bintu biri mu bwenge bw'Imana butangaje. This is full of God's wisdom. kuba Isirayeli bari i Babuloni, Because the Israelites were in Babylon, bari bategereje Yehova Yahwe, Imana they were ikomeye waiting izaza for kubarwanirira. Jehovah Yahweh to come fight for them. ariko imiterere y'uyu mwami, But the character of this king, yari umwami uzaba n'umushumba He was akaragira he intama. was a king, but he was the one to feed his flock. ni umwami utari umunyentambara gusa, ni umwami w'umushumba. He's not just a warrior, but he's a shepherd as well. ntekereza ko ariyo mpamvu, nta nubwo ariko ntekereza niko bimeze, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo That ni is jye why mwungeri Jesus says, mwiza. I am the good shepherd, umwungeri mwiza apfira intama a ze. good shepherd who dies for his flock. kuko Yesaya yahanuye ko uwo mwami, umwungeri naza ngo azateraniza abana b'intama mu maboko abateranize mu gituza. Because when Isaiah prophesied, he said that shepherd will gather the lambs with his arm. ngo kandi azabonsa. He carried them in his bosom. mwibuke ko bari i Babuloni kubera ingaruka z'ibyaha. Remember, they were in Babylon because they had sinned. ubutumwa bwiza rero, Then the gospel, the message of our mission,
The message of our mission, ubutumwa bwiza twamamaza, the message that we ni proclaim, inkuru y'umwami w'intwari, is the good news of a ni warrior, inkuru y'umwami uragira intama, a king who is a shepherd, ni inkuru y'umwami uteranyiriza hamwe intama akazishyira mu gituza a cye, king who gathers his lamb in his arms, ni inkuru y'umwami wonsa intama ze. a king who feeds his flock. Ubutumwa bwiza twamamaza The good news that we proclaim, ni inkuru y'ubwami bw'Imana hano mu isi. it is about the kingdom of God here on earth. Ubutumwa bwiza twamamaza, The message that we proclaim, it's not a system to manage sin. Ntabwo ari uburyo bwo gushakira igisubizo icyaha, it is not a message to control sin, ahubwo ni inkuru nziza y'ubwami bw'Imana hano mu but it's a isi. message of the kingdom of God here on earth. Uyu munsi nabwiye abantu bo muri Genesi, Today I spoke to the youth. kimwe mu bibazo dufite muri iyi minsi, One of the issues we have recently or today, twafashe ubutumwa bwiza we took the message, the good bw'ubwami news bwa Kristo, of the kingdom of Christ, bw'uwo mwami Imana yahanuye kuva mu isano rya kera, of that king that was prophesied long time ago. turabumanura, We shrunk it tubusigaza ku kantu kamwe gusa to one thing only: kitwa katisha itike yo kujya mu ijuru. get your ticket to heaven. Ubutumwa bwiza bwahindutse The good news has become uburyo bwo gukatisha itike ukajya mu ijuru. a way to get your ticket to heaven. Niyo mpamvu ubuzima bw'abakristo budahinduka. That is why the life of Christians does not change. Hari igihe ubwiriza umuntu There are times you preach to someone, ukamubwira nyine ibyo Yesu yapfuye ku musaraba you n'ubwo yazanye evangelize to agakiza, them how Jesus died on the cross for us to inherit salvation. warangiza ukamubwira icyo ukeneye gusa ni kimwe, And when you finish, you only need one thing. niwizera Yesu If you believe in Christ nk'umwami n'umukiza, as Lord and Savior, urabukatishije itike. you have your ticket to heaven. Noneho abo bantu bakatisha amatike And those people who are looking for those akavuga tickets, ati mbese burya ni uko byoroshye. is it that simple? Subiramo no magambo nanjye nirwa nyabasubirishamo no mukayenda. Repeat these words. I do that myself. Abantu bafashe ubutumwa bw'ubwami bw'Imana So people have taken the news about the kingdom of God babuhindura akantu kamwe konyine and just shrunk it to one kitwa thing, gukatisha itike. to say get your ticket to heaven. Niyo mpamvu dufite abantu bakatishije amatike, That's why we have people who have looked for these ariko tickets, b'abasinzi, but they are drunkards, ni abasambanyi, they are adulterers, bariba, they are thieves, akazi baragaserereje, they work poorly, kugeza aho umuntu akubwira ngo niba ijuru tubwira uzarijyamo, njyewe ntabwo nzarijyamo. until when people say if heaven is about people like you, I don't want it. Wakakubwira ati nongeye nakatishije itike, And they tell you, I have my ticket to heaven. natuye amagambo, I proclaim, I Nabat- repented, nabatijwe muri Yorodani, I was baptized in water. so nibitseho itike. So that is my ticket to heaven. Nibyo It is true. kubw'amaraso Yesu yamennye ku By the musaraba blood of Christ that was shed on the cross, twaracunguwe, we were redeemed. ariko kandi dufite n'ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. And we have the hope of eternal life. Ariko Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, But in the book of John, igice cya mbere umurongo wa 12 chapter 1, haravuga ngo abamwemeye bose those who have believed, yabahaye he ubushobozi, has given them the power. ntabwo avuga ngo bwo kujya mu ijuru, He didn't say to go to heaven. bwo guhinduka abana He said to b'Imana. become children of God. Ubutumwa bwiza So the good news, ni ugukatisha itike, it is to have the ticket. ariko nanone ubutumwa bwiza But then the good news, ni impinduka z'imibereho ku bantu bakatishije it is itike. a transformed life. Bakristo biteye agahinda, So it is so sad. abantu ngo twarakijijwe, People who say they're saved, akaba afite abagore bane. but they have 4 wives. Ntabwo mvuga abagore kubera impamvu z'amateka, nubwo afite uw'isezerano n'amahabara 3 cyangwa afite umugabo w'isezerano n'andi mahabara 5. They have one legally married wife and 3 side wives. Niba hari umuntu wambura ni we. If there's somebody who steals, is that. Niba hari umuntu uri mu byaha n'uwo ni we. That such a man is a sinner. Muzi impamvu? You know why? Nuko twafashe inkuru nziza ya Yesu It Kristo, is because we have taken the good news of Jesus Christ turayimanura, and we have shrunk it ihinduka akantu kamwe to konyine. only one item. Bantu b'Imana, People of God, abamwemeye bose all of those who believed yabahaye him, ubushobozi bwo he kuba has abana given them b'Imana. the power to become his children. Bivuze iki?
What does this mean? bivuze impinduka z'imibereho. It means a transformed life. bivuze ubwami bw'Imana muri twebwe. The kingdom of God in us. impamvu abantu badagikizwa, Do you know why? The reason people are no longer nuko iyo saved barebye abo bakatishije is amatike, because when they look at Christian, those with a ticket to heaven, bashaka ikintu cyabakurura ku bwami bw'Imana bakakibura. they are looking for something to draw them to the kingdom of God and can't find it. ubutumwa bw'Imana buri simple, buroroshye, So the good news is simple, ariko rero ntabwo ari buri simple. but it's not that simple. ni impinduka z'ubwami bw'Imana. It is transformation in the Yes, kingdom. Yesaya hanura When Isaiah yavugaga prophesied, ko ubwami bw'Imana buzaza hagati he y'abantu. said that the kingdom of God will come among the people. mu nyemerero dusimbukire mu isezerano rishya, So let's go into the New Testament, muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 13. the book of Mark. haciye imyaka 700 Yesaya hanura, After 700 years of the prophecy, haciye imyaka 700 babisoma buri munsi. after reading these 700 years, Yohana umubatiza atangira ministeri ye, when John the Baptist started his ministry, afata bya bindi bari barabwiwe imyaka he 700. took all of those things spoken after 700 years. munyumve neza, Listen carefully. babisomye imyaka 700. They read about this for 700 iyo years. biza kuba byarasohoye, If this had been fulfilled, ntabwo bari kuba bakibisoma. they wouldn't have read it. impamvu bakomeje kubisoma, The reason why they kept reading it, nuko wa wundi witwa Emmanuel, Imana hagati mu bantu, because of the Emmanuel, God among us, atari yakaza. had not come. bari barasobanukiwe yuko They had understood umugaragu the w'Uwiteka servant of God atari Kuro, was not Kor. atari na Hezekiya. It was not Hezekiah. Yohana umubatiza atangira ministry ye rero, And when John the Baptist started his ministry, aravuga ngo nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu. the voice of the one crying in the wilderness, asubiramo ubuhanuzi Yesaya avuze mu myaka 700. and he repeated the prophecy of Isaiah aravuga ngo 700 years ago. ngewe Yohana Me, John, ndababatirisha amazi gusa, I'll baptize you with water only, kugira ngo mutunganye inzira z'Uwiteka. for you to prepare the way of the Lord. uzaza nyuma yanjye The one who's coming after me azababatirisha umuriro. will baptize you with fire. ibintu byari bimaze imyaka 700 bivugwa. This had been spoken about 700 years ago. Yohana Batista aravuga nyuma yanjye hazaza undi, And John the Baptist said, there's somebody who's coming after kandi me. azababatirisha umuriro. He will baptize you with fire. ubuhanuzi Imana yahaye Yesaya And the prophecy that God had given to Isaiah, kwari ukuri kuri timeless, it was a timeless truth. kwari ukuri kuba icyo gihe, It was the truth of that time, kwari ukuri kuba igihe kizaza. and it was the future truth. Imana yarebaga umugabo witwa Karoli utuye ku Kimisagara, And he looked at a man here in this neighborhood, imyaka 700 imbere yuko Yesu avuka, 700 years before Christ was born, ikavuga ngo umunsi umwe and he said, one day Imana izatura hagati mu bantu. God will live among his people. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo That is why the Bible says abahanuzi ba kera babireberaga kure. the prophets of that time saw it afar. nta gahinda nko kujya mu ivugabutumwa utazi ubutumwa wamamaza ubwo aribwo. It is so sad to go with a message not knowing what kind of message you're carrying. Bibiliya ivuga ngo The Bible says umunsi umwe one day Yesu ajya i Nazareti aho yarerewe. Jesus goes to Nazareth where he was brought up. murebe uko byagenze. See what happened. muri iyo myaka 700 In those 700 years, ubuhanuzi bwa Yesaya barabusomaga people had read about the prophecy of the every Isaiah. single Sunday. buri cyumweru cyose barabisomaga. Every Sunday they read about this prophecy. maze umunsi umwe rero And then one day, Yesu amaze kuvuka when Jesus was born, ajya mu rusengero, goes into the synagogue, bakora ikosa ritagatifu. and they committed a holy sin, wa mugani wa apotre just like our apostle likes to baramubwira ngo mention. wadusomera said- ubu buhanuzi. Can you read about this prophecy for us? araza afungura umuzingo, And he opened the book. ngo arangije igitabo bamuhaye gusoma bwari bw'abahanuzi bwa Yesaya. It was the prophecy of Isaiah. aho ni muri Luka igice cya mbere umurongo wa 16 umurongo wa 20. And it is in the book of Luke chapter 1. arangije bamuhaye igitabo ngo aragifungura atangira gusoma. And he started reading in the book. mwumva uko yasomye. This is how he read. yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njyewe. The Spirit of God is upon me. yambwirije kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. He has asked to
preach to the poor about the good yantumye news, kumenyesha imbohe ko zibohowe. to talk about the freedom. Arakomeza arasoma. Continues to read. Sibwo bwa mbere byari bisomwe. It was not the first time this had been read. Barangije gusoma. And after he finished reading, umuzingo w'igitabo bari bagisomye imyaka 700. they had read this book for 700 years. Barangije hagarara imbere yabo. And after that, he stood before Aravuga them. ngo ibi byose byavuzwe. Everything that has been spoken Uyu munsi. today, Uyu munsi. today, Uyu munsi. today, Ntibikiri ubuhanuzi. it is no longer a prophecy. Bisohoreye mu matwi yanyu. It has been fulfilled in your ears. Ngubu ubutumwa bwiza twamamaza. This is the gospel we preach. The real Emmanuel nyakuri. The real Emmanuel, Imana hagati mu bantu. God among his people. Mugerageze mukiri iyi filme. Just picture this in your mind. Nibaze Yesu amaze gusoma wicaye muri iyo sinagogi. After Jesus read this news in the synagogue, Agahaguruka akavuga ngo uyu munsi he says, today, Imana God iri hagati yanyu. is among you. Imana iri kumwe n'abantu. God is with people. Imana iri kumwe n'abantu. God is with his people. Muribuka wa mugaragu umwe Yesaya yahanuye. Do you remember? Umwe Yesaya yahanuye. Isaiah prophesied about this. Umunsi Yesu abatizwa. When Jesus was baptized, Ijuru rirakinguka. the heavens opened. Bamaze kubatizwa ijuru rirakinguka. When he was baptized, the heavens opened. Nibwo bwa mbere byari bibaye. It was the first time this happened. Ngo bumve ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo They heard the voice. nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear him. Muribuka igihe Yesu ishusho ye Do you remember when his face changed? muri Matayo 17:5 In the book of Matthew 17, ijwi verse rongera 5, riravuga ngo another voice came and nguyu said, mwana wanjye nkunda this is my beloved son nkamwishimira. in whom I am pleased. Emmanuel, Emmanuel, Imana hagati mu bantu. God among the people. Bakristo, Question. iyo tubwiriza Yesu When we talk about God, tubwiriza iyo about nkuru Jesus, yose. we are speaking about all that. Tubwiriza inkuru y'ubwami bw'Imana We hagati preach y'abantu. about the kingdom of God among his people. Uyu Emmanuel This Emmanuel, mu minota 10 nsigaranye. within the 10 minutes I have left, Uyu Emmanuel this Emmanuel, Imana hagati mu bantu. God among his people. Bamuzaniye umugore wafashwe asambana They brought to him a woman who was caught in adultery ngo kugira ngo barebe icyo abikoraho. to see his reaction. Yesu arababwira ngo muri mwebwe udafite icyaha namutera ibuye. So Jesus said, he who among you has not sinned, let me cast the first stone. Ngo habura n'umwe. And nobody could Uyu dare. Emmanuel So this Emmanuel, Imana hagati mu bantu the God among his people, abwira wa mugore. he speaks to the woman. Aramubwira ati mugore, He said, woman, yewe ntabwo nguciriyeho iteka I do not judge you, kuko ubwami bw'Imana because the kingdom of buri God hagati y'abantu. is among the people. Ubwami bw'Imana buri hagati The y'abantu. kingdom of God is among the people. Impamvu abakristo batagira umutwaro wo kuvuga ubutumwa bwiza The bwa Yesu. reason why Christians do not have the burden to preach the gospel Mwasuzuguye Yesu is because you had despised mumuhindura Jesus gusa gukatisha itike yo kujya mu ijuru. and you only see him as a ticket to heaven. Iyo ni business. That is a business. Ihane ukatisha ijuru ujya mu ijuru. You cut your ticket, you go to heaven. You cut. Hoya. No. Ubutumwa bwiza The good news mu isezerano rya kera. in the Old Testament, Imana yatoranije Isirayeli God chose Israel kugira ngo yerekane uko kubana n'Imana, Imana hagati mu bantu byasa. to show the image of God among his people. Agakiza tuvuga, So the salvation we talk Yesu about, twamamaza, the Jesus we proclaim, ni ukubabarirwa ibyaha byacu, is the forgiveness of our sins, ariko ni n'ubwami bw'Imana hagati mu and bantu. it also the kingdom of God among his people. Iyo tubwiriza abantu gukizwa bari muri business, When we preach to people who are businessmen, tuba dushaka kwerekana uko ubwami bw'Imana buteye mu gihe abantu bacuruza. we want to show how the kingdom of God is within the businessman. Rubyiruko muri aha, So the youth here, hano mu Rwanda n'ahandi hose here in dutuye, Rwanda and everywhere where we stay, ni abakristu bangahe how many Christians barara bareba filime za pornography, who watch pornographic mu movies? gitondo bakaririmba cyangwa bakabwiriza cyangwa bakabadiyakora? They watch porn, but in the morning they sing among the choir and their deacons. How come? Ni gute bishoboka
How can this be umuntu wasobanukiwe ubwami bw'Imana hagati mu for bantu someone who has really understood the kingdom of God among his people? ashobora kuba ubwo buzima araratunzwe n'amashusho y'abantu bambaye ubusa? Can live with this life when they are watching pornographic scenes? There is something wrong the way we preach the gospel. Hari ikintu kitameze neza mu buryo tubwiriza abantu ubutumwa There is bwiza. something wrong about preaching the gospel. Yesu yaje mu isi kudupfira kandi ufite ibyiringiro muri we, And he has hope, ariko yaje guhindura n'imibereho but yacu. he also came to transform Uyu our lives. Emmanuel rero This Emmanuel abwira uriya mugore speaks to the woman, ngo wowe singuciriye witeka, I will not judge you. icyambere genda First go, ariko bath, ntuzongere gukora icyaha. sin no more. Muzi icyo yamubwiye? Do you know what he Ni said? nkaho yamubwiye ngo He said, itike yo urayibonye, you have your ticket to heaven, ariko genda but go, ubeho nk'umwana w'ubwami bw'Imana. live like a kingdom child. Niba dushaka kubona ububyutse muri iyi si, If we want to see revival in this world, niba dushaka kubona iri toro ryikuba inshuro enye, if we want our church to be multiplying numbers, niba dushaka kubona buri vi ryose na buri kanwa kose katura ko Yesu ari if we umwami, want to see every knee bow and every tongue confess that Jesus tubwire is abantu Lord, Yesu uhindura imibereho. let's talk about Jesus who transforms lives. People want to see God through you before they hear what you are saying. Abantu bakeneye kubona imibereho yawe. In fact, reka mbwira abasore babandi, Let me speak to the youth, bimwe mwavugaga by'abana bari hagati y'imyaka 13 na 19. those who are leading the teenagers, Abajene bose bariho muri iki gihe the whole youth today. ntabwo bakeneye kubabwira amagambo, They don't want to hear words. bakeneye kubona uko Yesu yahinduye ubuzima They bwawe. want to see how God has Jesus No, has no, transformed bagatuma your bizera life, icyaguhinduye. for them to believe what caused the transformation. Agahinda gakomeye So it is so sad nuko abakristo babashakamo ikintu na kimwe cyakwattractinga umugabo ukijwe n'umugore ukijijwe, bene wanyu bakakibura, ugomba kubabura gusa ngo nakatishije itiki, nakatishije itiki. Izo nizo kujya kuri stade, itiki yo kujya mu ijuru ihindura imibereho yawe. It is so sad that when people look at you as a Christian, they don't envy what you have. Niyo mpamvu ubona abantu bitabira ibintu byitwa inyigisho z'ubuntu. Ibi bintu byitwa inyigisho z'ubuntu. That is why people go for numbers. Yesu abwira uriya mugore, When Jesus spoke to this aramubwira ngo woman, genda, he says, go, ntuzongere gukora icyaha. sin no more. Muzi icyo yaramubwiye? Do you know what he was saying? Yaramubwiye ngo kubabarirwa ibyaha wawe wibabariwe, You have been forgiven, yes. ndagutumye, I send you. go for a mission, Go for a mission. jya mu butumwa bwiza, Go and speak the genda good werekana news. icyo nkora mu buzima bw'umugore Go wafashwe asamba, shows what I can do in an adulterous genda woman. abantu bagusome, Go and let people read that. genda abantu babone ko wabaho utandavura, Let people see that you can live in purity. genda abantu babone ko watumwa na duke turimo umugisha kuruta byinshi birimo umuvumo. Go and let people see that you can live with a few but Iki pure. cy'itorero ribura, This is what the church is lacking. itorero ribura imibereho ihindurwa n'ubutumwa The bwiza. church is lacking a transformed life. Mwumve rero, Listen, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, in the book of Acts, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, in the book of Acts, igice cya mbere umurongo wa 11, chapter 1, verse 11, Yesu amaze kuzuka, after Jesus was resurrected, Yesu amaze kuzuka, after Jesus was ngo resurrected, ajyana n'abigishwa be, he goes with his disciples, Emmanuel, Emmanuel, Imana hagati mu bantu, God among the people. ngo ajyana n'abigishwa be, He goes with his disciples, ngo nuko wa muyaga cyangwa se umuriri, and just like the wind ngo uraza, comes, hari ku manywa, it was during the day. harabonaga, It was during the day. ntibari basinziriye, They were not asleep. wa wundi Emmanuel The same Emmanuel Yesaya yahanuye, that Isaiah had prophesied ab'icyo gihe about, ntibamubone, that had not been seen of people of that time, akavuka, who was born, ab'igihe cya Yesu bakamubona, and those in the time of Jesus saw him, akagaragaza imbaraga z'ubwami bw'Imana. and he revealed the glory of the Lord. Amaze kuzuka, After he was resurrected, umunsi umwe one day ngo umuriro uraza,
The wind came, uramuterura, took him up. uramuterura, He ascended. uramuterura, He ascended. uramuterura, He ascended hagati mu bantu. among the people. Babandi bamubonye avugira mu isinagogi, And those who saw him read in the synagogue, ibyo mwasomye birasohoye. and he saw that what he had They read are the same people came to pass. bamubonye azamuka. They were the same people who saw him ascend. Noneho ngo mu gihe bamubona And azamuka, when they saw him ascending, abamarayika baraza. and the angels came, Baravuga bati none ubu ngubu rero shapiti irahindutse. things change now. Uko mumubonye agenda, The same manner you see him ni nako azagaruka. is the same manner he will return. Umva rero aho ndangirije. Now listen where I'm closing. Ninjiye muri runo rusengero, When I came to the church, mbona kariya kantu kanditse hariya Maranatha. I saw the posters that say Ntabwo Maranatha. narinzi ko mwagashyize muri runo rusengero. I didn't know you had put it up on this on the walls. Maze imyaka 2 nasengera hano. It's been 2 years I haven't come to this church. Natangaye ko mwashyize iriya kariya kantu So hariya. it surprised me to see that poster there. Ubutumwa bwiza, The gospel, wa mugani w'abagatolika, ivanjiri ntagatifu, just like the Catholic says, the holy preaching irakomeje. continues. Mwigabanye ubutumwa bwiza ngo muburangirize kukatisha itiki. Do not shrink the gospel to just getting your ticket to Umunsi heaven. umwe One day, Yesu azagaruka. Jesus will return. Abaheburayo igice cya 9 aravuga ngo In the book of Hebrews chapter 9 ubwo says, azagaruka ubwa kabiri, as he will return, he will appear the second time, ngo ntabwo azagaruka ngo aje kudupfira ku byaha byacu. not to redeem us from sin. Mariya ntabwo azongera gutwita Yesu. Mary shall not conceive Jesus Mariya again. ntabwo azongera gutwita Yesu. Mary will not conceive Jesus again. Yesu nazongera gukandagiza ibirenge bye hano. Jesus will knock upon this Ngo this ahubwo ngo earth. nagaruka But when he returns, bazabazanywe n'ikintu kimwe, ngo azabazaniye ingororano He will abamutegereje bose. for the reward of those who have waited upon him. Imbaraga z'itorero rero So the power of the church nuko ubutumwa bwiza is bukomeje. because the message continues. Twicaye hano dufite icyo dutegereje. We sit here awaiting on something. Dutegereje ko Yesu Kristo We await azagaruka. for the return of Jesus. Kandi ajya kugaruka aravuga ngo mbasigiye ngo simbasize nk'imfubyi. And when he left, he said, I would not leave you like orphans. We are not a hopeless people. We are not a hopeless people. Ntabwo turi abantu bicaye nk'abantu b'imfubyi. Yo We are not a hopeless people. yegeze kunyura aha nuko aragenda nuko turamutegereje. We are here waiting for the return. Dufite impamvu. We have a reason. Dufite impamvu. We have a reason. Dufite impamvu We have a reason ituma tudapfa guhitamo ibyo tubonye byose. that does not just let us pick anything. Ufite impamvu You have a reason yagombaga kuba ihindura imibereho yawe. to have a transformed life. Umwanzi wa mbere tugira So the first enemy we have ni ikintu kikubwira ko iby'Imana yavuze bishobora kutazaba. is the doubt that what God says will not come to pass. Yosefu yaravuze ngo nimpfa Joseph said, when I die, amagufa yanjye muzayatwara i Kanani, return my bones to Canaan, kuko nzi ko umunsi umwe because I know one day muzajya i Kanani. you will return to Canaan. Byarabaye. And it happened. Aburahamu Abraham, Imana aramubwiye God spoke to him iwanyu and said, leave your people, usige so leave your father, usige nyoko leave your mother, uze ngujyane and let me take mu you gihugu nzakwereka. to another country. Byarabaye. It happened. Noneho uricaye ngo And nge you are rero seated sinzi here. nabizaba. And you're doubting whether it will happen. Niba Yosefu byarabaye, If it happened the time of Joseph, Aburahamu bikaba, and it happened the time of Abraham, Yesaya akabivuga bigasohora. Isaiah prophesied and it came to pass. Niki gituma What makes you udahindurwa n'ubutumwa abamarayika bavuze not be transformed by the message that was brought by the angels? yuko umunsi umwe impanda y'imperuka That izavuga one day the trumpet will sound, kandi ko Yesu Kristo azagaruka. and for sure Jesus shall return. Amen. Niyo mpamvu turi hano. That is why we're here. Ngubu ubutumwa twamamaza. Here's the message we proclaim. Ngiyi nkuru twamamaza. This is the news we carry. Ntabwo turi mu bintu by'umukino wo gukatisha amatike. We're not just playing, just getting our tickets. Ubutumwa bwiza bw'itorero. The good news in the church, Itorero hano mu isi the church here on earth, ni igishusho cy'ubwami bw'Imana. it is the image of the kingdom of God. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo That is why Jesus said, nzubaka itorero ryanjye ku rutare, I will build my church on the rock, amarembo y'ikuzimu and the gates of heaven, ntazarinyeganyeza. the gates of hell shall not prevail upon it. Dufunge amaso dusenge. Let's close our eyes and pray.
Yesu yaravuze ngo Jesus said, mwese abarushye n'abaremerewe, all of you who are tired and burdened, muze musange ndabaruhura. come to me and I will give you rest. Nshuti yanjye, My friend, waba unkurikiye waba uri hano, whether you're following online or you're here in the uyu church, Yesu tubwiriza this Jesus that we preach ni about, umwami w'imbaraga, he's a mighty king. ni umwami w'imbaraga, He's a powerful king. ni umwami w'imbaraga. He's a powerful king. Ndashaka kuguhumuriza mu izina So rya I want to comfort you in the name of Jesus. intambara zawe zarangira, The war can come to an end. ubuzima bwawe Your bwahinduka, troubles can come to an end. Your life can be imibereho yawe transformed. yafata ikindi cyerekezo Your life can be transformed uramutse uhamagaye umwami Yesu mu if you buzima call bwawe. upon this king called Jesus in your life. Ntabwo nzi imyaka umaze ukijijwe, I don't know for how long you have been saved. nta nubwo nzi niba aribwo bwa mbere uje muri uru rusengero I don't cyangwa even know muri if this is your first time to come to church. icyo nzi ni kimwe, One thing I know for sure nuko Yesu ari umwami w'imbaraga. is Jesus is a mighty king, is a powerful king. Yesaya yaravuze ngo ari hejuru y'umwami w'abashuri n'umwami Isaiah w'ababuloni, said he's above the king of the Syrians. ngo nimuhumurize abantu banjye, So comfort my people mubabwire ibyururutse umutima. and tell them comforting words. Ndashaka gusengera mu izina rya I Yesu. want to pray for you in the name of Jesus. Ndashaka gusengera umuntu uri aha ngaha I want to pray for someone who's here uvuga ngo kwizera, who says, ndashaka kunsengera. I want you to pray for me. Uwo Yesu, That Jesus, uwo Yesu, that Jesus, uwo Yesu, that Jesus, uwo Yesu, that Jesus, uwo Yesu. that Jesus. Apana umwe najyaga ntekereza, Not the one I thought I knew, apana umwe najyaga mpfa gufata nk'ibintu bisanzwe. not the one I just took for granted. Yesu afite history. Jesus has a history. Yesu ntabwo ari umuntu wapfuye kuza ngo amanuke umunsi umwe He's gusange not yavutse just kwa the Mariya. person who came and died and went back. Yavuzwe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. He was prophesied about for so many years. Uyu munsi Yesu ni muzima. Today, Jesus is alive. Uyu munsi Yesu ni muzima. Jesus is alive today. Yesu arashaka guhindura ubuzima He bwawe. wants to change your life. Yesu arashaka guhindura imibereho He yawe. wants to transform your life. Yesu arashaka kukwereka uruta indi myaka yose umaze mu He gakiza. wants to reveal himself in a different Yesu way. arashaka kuguhindura imibereho He yawe. wants to change your lifestyle. Uyu Yesu, This uyu Jesus, Yesu this Jesus, yitwa Emmanuel, he's called Emmanuel, Imana hagati mu bantu. God among people. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Mwemuretse gatoya ariko mucuranga. As we remain still, Umunsi umwe Yohana one day John yeretswe mu ijuru. had a revelation of heaven. Abona abantu b'amoko yose, He saw people of all nations, b'indimi zose, of all speaking all baturutse mu languages, bihugu byose, from different nations. ngo bari imbere y'intebe y'Imana. They were before the throne of God, Ngo abaza marayika, and he asked the ngo bariya angel, ni bande? who are those? Igisubizo cyoroshye bamuhaye, This was a simple answer he baravuze received. ngo bariya Those you see ni abameshe ibishura byabo are those who have washed their mu robes maraso y'umwana into w'intama the w'Imana. blood of the Lamb of God. Niba uri aha If you're here ukaba ukeneye ko ngusengera, and you want prayer, ndagusaba uzamure ikiganza cyawe. please lift your hand. Waba ari usanzwe ukijijwe, waba utaba ukijijwe, Whether you are saved or you're not ukavuga saved, uti ndashaka kunsengera, and you say, I want you to pray for me, uwo Yesu, so that that ubwo Jesus, bwami bw'Imana hagati mu bantu, that kingdom of God among people, ndabukeneye I uyu want munsi. it today. Uzamure ikiganza cyawe. Lift your hand. Imana ibamusha abazamuye ibiganza. May God bless you for those who lifted your Uzamure hand. ikiganza cyawe aho. Lift your hand where you are. Uzamure ikiganza cyawe neza. Lift your hand where you are. Ukizamure neza. Lift your hand Ukizamure properly. neza. Lift your hand properly. Sinzi ko Shekina iza kubishobora, ariko hari indirimbo ivuga I ngo don't know if Shekinah can lead us. wogejwe na Yesu. Wenda mushake game cyangwa umuririmbyi uzi kuririmba iririmba. Zamura ikiganza cyawe neza. Lift your hands. Mwebwe mwazamuye ibiganza muhaguruke For those who mbabwire lifted your hand, muhaguruke please abazamuye stand. ibiganza. Mwemuretse gato. Wazamuye ikiganza muhaguruke. For those who lifted your None hand, mutere please intambwe stand. muze mbasengere muhagaze aha. Please come forward so I can pray Wewe for you wazamuye here. ikiganza If you lifted muhagurutse. your hand, come Waba forward. usanzwe ukijijwe,
waba utarukijijwe ukaba ukeneye ko ubu bwami bwa Yesu, ubu bwami bwa Yesu. If you're saved or not, come forward. Muhagarara ahangaha mundebe mwireba hariya mundebe. Watunganyijwe n'amaraso arugo yakuranije amaraso mbese imyambaro yawe. Reka itoro ryose rihaguruke kuri iyo ndirimbo, itoro ryose muhaguruke. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso arugo yakuranije amaraso mbese imyambaro yawe. Jewe mvuka muri famiye y'abapasiteri barindwi. I come from a family of 7 pastors. Nari ndi mu Rwanda mbere ya jenoside. I was in Rwanda before the genocide. Sogokuru wanjye, my grandfather, yishwe n'umwe mu bari abakuru b'itorero mu rusengero. He was killed by one of the elders in the church. Yitwa UBUTUMWA. He's called this name. Yabaga ahantu ku Mubuga ku Kibuye. He lived in this particular place. Go and find the story. Agakiza, salvation, religion ntabwo ryatabaye u Rwanda. Did not rescue Rwanda. Ntabwo jenoside barabaye mu Rwanda. The genocide wouldn't have taken place in Rwanda. Mereye kure. I'm just taking you back kugira ngo mbereke ikibazo dufite, for you to see the issue we have, kudasobanukirwa not understanding ubutumwa bwiza, the good news, ko bugomba guhindura imibereho, that it has to transform our life. Aho ni kuri mu mateka. Uyu munsi muri abakristo buzuye mu nsengero. Look at the many Christians in the church. Murebe imibereho abantu babayeho. Look at the lives people live. Muzi impamvu? Do you know why? Nuko abantu, it's because ibintu bya Yesu ni ibintu biraho nyine biraho ngaho abantu bajyamo uko bashaka bakabamo uko bashaka. People have taken the things of Jesus for granted. Ariko mwebwe mwaje aha, but you who are here today, murashaka Yesu uhindura ubuzima. You want the Jesus who changes lives. Yesu utanga ijuru, the Jesus who gives heaven, ariko agagukiza n'imibereho yawe, but also transform your life. Kandi mwebwe muri aha, and for you who are here, you are the ones God is going to use to bring revival here. The Jesus who was prophesied, the Jesus who came in this world, the Jesus who died and rose again, nothing fails him. That is why in the book of Isaiah it says, comfort my people. Tell them that the warfare is ending. I'm going to pray for you. And tell Jesus what burdens you. We're going to sing that we have been washed by the blood of Jesus. And our pastors will come forward so we pray for you.
Yesu mwami watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakubagisha amaraso mbese imyambaro yawirera. mwebwe muranga muzamu ibiganza byanyu imbere y'Imana, muzamu ibiganza byanyu imbere y'Imana, musengane nanjye irisengesho musubiramo. Repeat this prayer after me. niba aribwo bwa mbere ukijijwe, This is your first time to accept Jesus. usubiremo Repeat. uvuge ngo mwami Yesu. Lord Jesus. reka mwebwe muhagaze imbere musengane nanjye, For those who are here in front, repeat usubiremo ngo after mwami me. Yesu, Lord Jesus, ndagushimira I thank you yuko uri umwami w'imbaraga. for you are a mighty King. ndagushimiye ko waje mu isi Thank you for you came to this world kugira ngo umunyabyaha nkanjye so that a sinner like me mbabarirwe ibyaha. be forgiven of uyu my sins. munsi Yesu, Today, Jesus, nyinguye umutima wanjye, I open my heart. ngwino winjire muri njye, Come into my heart. umbabarire ibyaha byanjye, Forgive my sins. ibyaha byanjye byose Forgive all my sins. ubimbabarire. Forgive all my sins. mwami Yesu, Lord Jesus, ndakwizeye I believe ko in you. wazutse I believe that you mu rose bapfuye, among the kandi dead. ko uyu munsi And today, uri mu ijuru, you are in heaven. uzakara gutwara itorero You ryawe. return for your church. amaraso yawe Yesu May your blood, Jesus, anyeze cleanse me. mu izina rya Yesu, In Jesus' mu name. izina rya In Yesu. Jesus' name. izina rya In Yesu. Jesus' name. noneho mwese muzamura ibiganza byanyu, itorero ryose muzamura ibiganza So mwerekeza let the whole ahangaha. church lift dusengere bano bantu mu their izina hands rya as we Yesu. pray for these people. ubwo nza kuba nsenga, As I pray, ubwire Yesu icyo ukeneye ko agukiza, tell Jesus you want to be healed. ubwire Yesu icyo ukeneye ko akubohora, Tell Jesus what you want to be delivered ubwire from. Yesu umwuka uguteye ubwoba. Tell Jesus what spirit scares reka you. dusenge mu izina rya Let's Yesu. pray in the name of Jesus. mwami Imana Data, mu izina rya Yesu ndagushimira ku bwa kino cyumweru mwami, iki ni umweru cy'agakiza ku bana bawe mu izina ryawe Yesu. iki ni icyumweru mwami kidasanzwe, iki ni icyumweru mwami cyo gukora ku bwami bwawe Kristo. mwami ndasengera aba bahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, abana batoya, abakuze mwami, baje bagahaguruka mu ntebe zabo bakaza ngaho imbere mwami. iki ni ikimenyetso kidasanzwe cyerekana ko bagushaka, cyerekana ko bakwifuza, cyerekana ko barushye, cyerekana ko baremerewe. mu izina rya Yesu ndacagagura imigozi yose ya Satani, ndacagagura imbaraga zose z'ubwami bw'umwijima, ndacagagura gukora kose kwa Satani, ndirukana umwuka wose wa Satani aho wava ukagera. mu izina rya Yesu, mu buzima bwawe imbaraga za Satani zitsindwe, imbaraga z'umwijima zitsindwe. mu izina rya Yesu ndahagarika gukora kose kwa Satani. mu izina rya Yesu, Satani rekura ubwenge bwe, Satani rekura ibitekerezo bye, Satani rekura umwuka we, Satani rekura ubugingo bwe. mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, umwuka wo kwiyahura utsindwe mu buzima bwawe, umwuka wo kwiyanga utsindwe mu izina ryawe. mu izina rya Yesu, imbaraga z'ibyaha ndazinaniza mu buzima bwawe. ibintu bigukurura, ibintu bigutwara, ibintu bikujyana, ibintu bikurusha imbaraga, kandi uri umwana w'Imana, ndabisenyagura mu izina rya Yesu, ndabisenyagura mu izina rya Yesu. amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu akweza gutunganye, imbaraga z'umwuka wera zikorere mu bugingo bwawe. turagushimye mwami, uyu ni umunsi w'agakiza ku bana bawe, uyu ni umunsi w'agakiza mu miryango yabo, uyu ni umunsi w'agakiza mu mibereho yabo. Yesu bohora abana bawe, Yesu bohora abana bawe, Yesu bohora abana bawe. urakoze mwami, urakoze Yesu, urakoze kuri umwami ukiza, urakoze ku bwami bwawe, urakoze kuri umwami w'amahoro, uri Emmanuel, Imana hagati mu bantu. uyu munsi ndamamaza iyo nkuru nziza, ubwami bw'Imana hagati mu bantu, ubwami bw'Imana hagati mu bantu, mu izina rya Yesu. wogejwe na Yesu, na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakubagisha amaraso, mbese imyambaro yawirera. reka dukomere Imana yacu mashyi cyane.
mwebwe muri ahangaha imbere niba ariko bwa mbere ufashe icyemezo, ngewe nababwiye navukiye muri famiye y'abapasiteri 7, ariko Imana ntabwo igira abuzukuru, Imana igira abana. Ariko bwa mbere ukijijwe ukavuga uti nubwo najyaga nza gusengana n'abatijwe, ariko uyu munsi kabisa ndumva none birasobanutse, nibwo kabisa uyu munsi ndashaka gufata inzira. Turashaka kugira inama yihariye, wazamura ikiganza cyawe. Imana iguha umugisha, Imana ibahe umugisha. Umuntu uri aha ntugira isoni, waravuze ko nari narabatijwe, ko nari ndi muri Shekina. Abantu ba problem muze mufashe, mwebwe mwazamuye ibiganza musenga basigara hano, mwegera imbere. N'abantu bari baraguye, hari igihe umuntu agwa ukibaza ariko uyu muntu ubundi yageze akizwa kwe ntabwo byari cyane kubijyamo. Muzamura ikiganza abashaka tubasengera, muzana imbere, muzana imbere, muzana imbere mwebwe n'abandi. Nawe nugira isoni cyangwa wari uri mu kavuyo utaze ndakijijwe ndi umwana w'Imana, muze ndacyababona. Reka dutoro ryose dukomere Imana yacu mashi, dukomere Imana yacu mashi. Muze hanyuma ndasaba abantu ba fermisoma muze mbere ka umuhagarara, muze muhagarara inyuma yabo ko murahita mubatwara. Pastor kari gusengera itorero, abahesha umugisha. Itorero ryose muhaguruke, hanyuma dusabira umugisha aba bana b'Imana. Namwe mwari musanzwe mukijijwe, mugendere mu mbaraga z'ubwami bw'Imana, sibyo? Imana ifite imbaraga, Imana irashoboye. Akarimbo gatoya, hanyuma pastor abasengere, hanyuma abangaba bakijijwe kozi Imana inosa barebe, hanyuma tuzakomeza ku cyumweru. Ariko nani mugoro warandi Matiya no kuwa 4, ariko ku cyumweru nzigisha noneho ujyana ubutumwa, sibyo? Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Reka twese tugituje bukeya.